bakunzi inshuti z'umusaraba mukurikirana mu Karibiya TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Tugize umunsi w'umugisha wo kuba turi kumwe n'umubyeyi kuri kamera, umubyeyi mwiza nkunda cyane nawe kandi unkunda kuko mbizi neza. Uyu mubyeyi rero hari abigeze bamubona kuri yicano umunsi umwe, ariko uyu munsi yagarutse kugira ngo tuvuge Imana. Rero reka mbanze mwakire, nubwo tugiye gukorana umurimo w'Imana, abibwire Imana ibaha umugisha. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mukansanga Jacqueline, ndi umubyeyi ukunda gusenga. Imana iduhana umugisha. Imana imuha umugisha. Ni umubyeyi mwigeze mubona kuri kamera, ufite abana 12, ubuzima bugoye, ariko ndashaka kubabwira ngo uretse n'ibindi byose ni umuvugabutumwa bwiza, n'iyindi mirimo yose Imana imushoboshe arayikora. Reka rero dusenge Imana yarabidufashamo kugira ngo tubaganirize icyo Imana ashyize ku mitima yacu. Mana data twese bo mu ijuru, Mana y'ubutwari, Mana y'ubushobozi, Haleluya. Mana bwugamo bw'umugaru, Mana itananirwa, turagushima. Izina ryawe ni ryiza. Tugushima igitondo cyiza cy'umugisha ko wabaye Imana mu ruhande rwacu. Twemerera aya masaha rero uzubane natwe, ntabari twe. Haleluya. Ahubwo izina rye rishyirwa hejuru. Tugiye kuvuga amagambo y'Imana. Iri ni ijambo rirakomeye ryawe tutari twabaho, ariko turakwinjiza Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Mavuta y'Imana nariherekeze, kandi abaryumva bagubwe neza, abaryumva bahemburwe, abaryumva bari bananiwe byongere rwongere bizindi imbaraga. Twinginze Imana data wa twese wo mu ijuru, haleluya, ize yururuke ibane natwe, kandi Uwiteka Nyiringabo buri muntu wese iri jambo amina ribubere inkomezi mu rugendo. Urakoze kutwumvira mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mana shimwa. Bakunzi inshuti za Karibiya TV, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo turi buvuge ibintu byinshi uyu munsi, ariko turagira ngo dukangure abantu, natwe twikangura tuganira ku ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ndaza gusoma muri icyo gice uhereye ku murongo waho, igice cya 11, uhereye ku murongo wa mbere ndageza ku wa 5. Hanyuma n'umukozi w'Imana araza gusoma ahereye ku murongo wa 5 agere ku murongo wa 10, twumva icyo Imana idushakaho. Ariko intego y'iri jambo iri kuvuga ngo ongera wigire kuri Yesu. Ongera wigire kuri Yesu. Iyo wigira kuri Yesu, wiga ibyo akora, wiga uko avuga, wiga uko agenda, wiga uko atekereza. Mbese indangagaciro za Yesu Kristo aba arizo ziguhesha kongera guhagarara mu mwanya w'ibihe byiza byo gusenga. Mpamvu iri jambo Imana yariduhaye, abantu benshi tuganira cyangwa se abantu benshi dusengana, dusanga hari abantu basenga mu buryo butari ubwo gusenga, bagasenga nabi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu byitwa kirazira gusenga usaba ibyo irari ry'umubiri wawe rishaka. Kirazira gusenga usaba ibyo wumva wowe wumva, ahubwo ni ngombwa ko usenga usaba iby'Imana ivuze gute ishaka, Imana ishaka. Reka dusome umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohani yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga, aha ni Yesu wabivuze, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi
ntuduhane mu bitwoshya. Imana ishimwe cyane. Reka na Jacqueline ahere ku murongo wa 5 agere ku wa 10. arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu bicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 6 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo none nkaba ntafite icyo nizimanira. 7 uwo mu nzu akamusubiza ati windushya namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye nabo niko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. 8 ndababwira yuko nubwo atabyukijwe yo kuyimuhera ko ari inshuti ye ariko kuko amutitirije Imana ishimwe biramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose. Imana ishimwe. 9 nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa mushake muzabona. Imana ishimwe. Mukomange ku rugi muzakingurirwa kuko umuntu wese usaba ahabwa ushatse abona nukomanga arakingurirwa. Amen. Amen. Hano harimo amagambo abiri. Umukozi w'Imana araza kutuganiriza ku kintu bita gutitiriza. Nanjye ndashaka kukubwira ku kintu bita kwigana Yesu. Haleluya. Amina. Ababigishwa ba Yesu Kristo ni babandi yahaye ububasha n'ubushobozi bwo gukiza abarwayi. Ni babandi yahaye ububasha n'ubushobozi bwo gufasha abantu mu buryo butandukanye. Mbese ni babandi yabwiye ngo munkorere gutya. Aba ni babandi yabwiye ngo mubigenze gutya. Aba ni babandi yabwiye ngo munyure hano. Aba ni babandi yabwiye ngo nimunyigiraho ntabwo muzavunika. Imana ishimwe. Aba ni babandi bazaniwe wa mwana wari urwaye igicuri arangije Yesu abwira abigishwa be ngo nibamusengere. Hanyuma ngo birabananira. Bibananiye arangije arababwira ngo bantu b'iki gihe mwiyobagiza. Imana ituganze cyane. Muzageza hehe? Ahita aravuga ngo zana uwo mwana. Mu yandi magambo Yesu iyo umukoreye nabi ntabwo umurimo we uhagarara ahubwo we ahita afatiraho. Abikora waba ubizi waba utabizi waba warabihanuye waba utarabihanuye. Ushobora no kubihanura ukabivamo. Ushobora no guhanura uri umudemope utacyambaye umwenda wa gisirikare ariko Yesu yabonye utagishoboye arabyikorera. Nubwo hari benshi babyiyitirira ariko ni Yesu wabikoze. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira iki? Ndashaka kukubwira ngo Yesu Kristo amaze kubona ko abigishwa be byabacanze byabananiye bo bagize igitekerezo ngo cyo kumusanga ngahantu arimo gusenga. Haleluya. Ngarangije ngo baramubwira ngo mwigishe twigishe gusenga, twigishe guhanura, twigishe kurondora, twigishe uko berekwa, twigishe uko bubaha, twigishe uko bumvira, twigishe uko baca bugufi, twigishe uko birukana abadayimoni, twigishe uko basengera indwara zitandukanye, twigishe. Imana ishimwe ngo twigishe gusenga mu buryo bwose bwo gusenga. Barabimusaba ngo Yesu ngo arangije kubera ko umusanze wese atamuterera ngo arababwira ati nimusenga mujye muvuga muti data wa twese uri mwisho. Bene data banza witekerezo igihe cyose ugiye gufata umwanya wo gusenga ubanza guha Imana icyubahiro. Akabazo ubanza kumva ko ufashe bya bindi byose kavuga ati Imana icyo ni cyawe mu bikomeye biri hu icyo ni cyawe muri iyi covid icyo ni cyawe turiye tutariye turyamye tutarya ducumbikiwe mbese mu buryo bwose cyagiye ndwaye icyo ni cyawe. Ukabanza ukaha Imana icyubahiro mu mbere y'ibintu byose, mbere yo gusenga, mbere yo gusaba ibiryo, imyambaro, ubuzima bwiza ndetse no gusengera ubugingo. Banza ubwira Imana ngo shofure merci, ndagushimiye kuko ngihumeka, ndagushimiye kuko nkiri muzima. Imana ituganze. Inshuti yanjye mugenzi ugana mu ijuru, niba utarabanza guha Imana icyubahiro mu masengesho yose
waba ugiye gusenga waba usenga nabi bitandukanye n'ibyo umwami wacu Yesu Kristo ashaka. Banza wisubiremo, nusanga mbere ya byose utajya Imana icyubahiro wihane uvuge ngo Mana mbabarira, icyoro cyawe narakikwimye, ahubwo mbanza ibyanjye. Yesu iyo ni ingingo ya mbere yababwiye. Ingingo ya kabiri arangije aratubwira ngo ubwami bwawe buze. Umaze kubahisha Imana uhita uhamagara ubwami bwayo. Mu yandi magambo, uyu umaze guha Imana icyubahiro uyinesheje ihita ifata icyemezo cyo kukubwira ngo noneho hamagara ubwami. Ndarangije gusema ngo ubwami bw'Imana buze. Muntu usenga udahamagara ubwami bw'Imana, ubundi wowe utabarwa n'iki? Niba udatabarwa n'ubwami bw'Imana, ukaba utabarwa n'ubwami bwa so, bwa mama wawe, ubwami bw'umuryango ushatsemo, ubwami bw'inshuti se, ubwami bw'abakomeye se, ubwami ubupfa bushira. No. Yesu aravuze ngo ubwami bw'Imana nibuze. Reka nkubwire inshuti yanjye rubyiruko, inshuti yanjye bapapa, inshuti zanjye bamama, bagenzi banjye, inshuti zanjye bakecuru n'abasaza, yemwe bapfakazi, yemwe bakene n'abakomeye, mu ngeri zose, ndashaka kukubwira ngo ibyo ukora byose hamagara ubwami bw'Imana. Muri icyo kibazo ufite hamagara ubwami bw'Imana. Muri iyo ntambara uri kurwana hamagara ubwami bw'Imana. Muri ayo manegeka y'umwuka labitando sire drome hamagara ubwami bw'Imana. Ni Yesu wabivuze. Yesu aragukangurira ingingo ya kabiri ko ari uguhamagara ubwami bw'Imana. Buri iyi mpamvu yabivuze nukazi yuko mu bwami bw'Imana niho byose ruzingiye. Ubwami bw'Imana ntabwo bwagusura ngo bugusiga uko umeze. Ubwami bw'Imana wamukenewe ntabwo bwagusiga mu bukene. Ubwami bw'Imana yewe wambaye ubusa ntabwo bwagusiga mu kwambara ubusa. Ubwami bw'Imana yewe ushonje ntabwo bwagusiga mu nzara bwaje. Ubwami bw'Imana yewe ufite amadeni ntabwo bwagukoze isoni bwa rere widitaya zire bone fatika. Ubwami bw'Imana bwaje ntabwo bwagusiga mu bukode. Ubwami bw'Imana bwaje ntabwo bwagusigira ubushomeri. Ikitwica nuko tudasenga nkuko Yesu yasenze, nuko tutigana imvugo ye ngo tuvuge nkuko yavuze ngo ubundi bisobanuke. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yigishije abigishwa be gusenga kuko ariyo nzira, niwo muharuro. Iyo usenga umeze nk'umuntu utuye ku muhanda, umuntu wese yakwinjira iwawe. Ariko udasenga asa nk'umuntu utuye mu manegeka, kandi umuntu utuye mu manegeka inzira ijya y'abari ibihanamanga, inzira ijyayo abari ibyatsi birengeranye. Ndagira ngo nkubwire ngo yewe udasenga utuye kure y'umuhanda, yewe udasenga utuye mu manegeka, ibibera mu isantere ntabwo uzabimenya, ibibera mu mujyi ntabwo uzabimenya. Hayakidi winita n'ubwami bw'ijuru nibuza ntabwo uzabimenya. Yewe n'ubwami ubu bwacu butuyobora buramutse bumanutse utuye iyo higiro de bari mu manegeka, ntabwo wamenya ko umuyobozi w'igihugu cyacu yaciyeho. Ni ukuri ntiwabimenya. Ariko abatuye ku muhanda baba babona umutekano ari wose. Ni kimwe n'umunyamasengesho utuye ku meyo y'umuhanda ntabwo amenye ibyabaye. Imana ituganze cyane. Haguruka wigane Yesu usenge nk'uko asenga. Yaravuze ngo ubwami bw'Imana, ariko ubundi uzahamagara ubwami bw'Imana ufite umutima uboneye, wahaye icyubahiro Imana. Turebe ubwo bwami bw'Imana buzaza bugasiga wambaye ubusa. Turebe ubwo bwami bw'Imana buzaza bukakwicisha inzara. Turebe ubwo bwami bw'Imana buzaza ukamenya ko ufite ideni ntiribusige buryishyuye. Turebe ubwo bwami bw'Imana wa mukobwa we buzakwima umugabo. Ubwo bwami bw'Imana buzakwima umugeni. Wa musore we nubuhe. Ubwo bwami bw'Imana buzakwima icyo gukora. Ubwo bwami bw'Imana nubuhe. Ko ikibabaje kinateye agahinda ari wowe wishyiramo password yo gusenga nawe. Mana mibiryo, mana mimyambaro, ayibiri imyambaro, ayibiri ibiryo, ayibiri kwishyurwa ideni, ayibiri kurangirizwa imanza, ayibiri gusaba ibyo kwambara. Ubu se koko uri gusenga nk'uko Yesu asenga cyangwa uri gusaba? Uzasaba inkweto iguhe bodaboda iguhe urukweto. ubu se ejo bundi umwaka wa mbere inkweto, uwa kabiri inkweto, uwa gatatu inkweto, uzahora mu nkweto. Umwana n'umugore umwaka ugashira umugore. Isengesho nirihinduka uhora ku kintu kimwe. Mwama abahanuzi barambeshye, va ku bahanuzi,
va ku bahanuzi utunge ijambo uyigane Yesu uvuge ngo Yesu ko yasenze niko ngiye gusenga yaravuze ngo nge mpamagara ubwami bw'Imana buze ubwami bw'Imana iyo bwaje bukagena kigaburo arakawunga igashyiramo intungamubiri zose ubwami bw'Imana iyo bwaje bukagena kigaburo ari umuceri bishyiramo intungamubiri zose ubwami bw'Imana iyo bwaje bukagena kari ibirayi hajyamo intungamubiri zose byunyurwa n'ubwami bw'Imana. Mana ishimwe nshuti yanjye mwene data wowe usenga hindura isengesho igitumye usenga utinze ku musozi nuko imyaka 3 worera mu cyifuzo kimwe reka nkugire inama parikira aho ngaho garukiza urusaku rwawe utangire uhamagara iki ubwami bw'Imana kuko ubwami bw'Imana nibwo bwonyine gusa bubasha guhindura ubuzima bwawe. Imana ituganze cyane ni Mukaribiya ubakunda reka twakire n'umukozi w'Imana akomerezeho. Amena. Tunezeje Imana mu mutima wacu, tunezeje Imana n'amagambo y'Imana. Imana ishimwe batwishe ku ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana ni bose. Imana ishimwe. Ahangaha twasomye ijambo ry'Imana Yesu acira umugani uyu muntu ngo yari afite inshuti ye yamwizeye nk'aho ari inshuti ye. Imana ishimwe. Mu mutima we yumva ko ari inshuti ye ko nta kintu yamwima. Haleluya. Aramusanga kuko yari amwizeye. Imana ishimwe. Hari umuntu ujya wizera inshuti akumva yamukorera ibintu byose ariko yaragiye arakomanga. Imana ishimwe azi ko ari uko byari bisanzwe ariko arakomanga yanga kumukingurira. Imana ishimwe. Akongera akomanga akomeza gukomanga aratitiriza. Imana ishimwe. Kuko yari amwizeye ko ari inyangamugayo yari inshuti ye yabugufi haza ngo reka ngende ningenda ndakomanga arankingurira ariko uko yabigambiye ntabwo ariko byagenze. Imana ishimwe. Yaragiye aratitiriza ntiyacika intege arakomanga ntiyacika intege akomeza gukomanga ntiyacika intege ariko inshuti iritegereza avuga ati umuntu ukomeje kunditiriza kuko reka nze murengere. Imana ishimwe. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo iyo waje imbere y'Imana Imana ishimwe bishatse gushushanya iyo wagiye imbere y'Imana ugiye gusenga no gutitiriza. Yesu no mugani Yesu yaduciriye yabigereranyije kuko umuntu yaba afite inshuti ye. Imana ishimwe. Umuntu wamuhamagara 1 2 3 kumva atakwitabye 2 3 gakuze ugatitiriza tugatari kuyu muntu ukomeje kumpamagara nanjye reka numva ikibazo cye. Imana ishimwe. Yakomeje kumutitiriza ntiyacika intege. Bishatse kuvuga ngo mu rugendo twatagiye Imana ishimwe harimo byose ariko icyambere no gusenga. Haleluya. Iyo wasenze neza ugatitiriza Yesu Imana ishimwe hari ugenda bwa mbere ugasenga ukabona ntibiri kwemera ariko ukongera ugakomanga. Imana ishimwe ukongera ugatitiriza Yesu avuga ariko igihe uriya mubyeyi yakomangiye igihe uriya musore yakomangiye amina reka nanjye mutege ugutwi numva icyo ari kumbwira. Imana ishimwe. Nimukomange muzakingurirwa. Yesu akavuga ati reka noneho nanjye mutegere ugutwi. Imana ishimwe. Watitiriza iki gihe turimo nicyo gutitiriza. Mwabonye ko abatitirije bagira umugisha n'Imana. Imana ishimwe. Daniel mu rwobo rw'intare nawe yaratitirije burya azaza gutitiriza hariya mu rwobo ntabwo Imana yaramwumvise. Ni ukuri. Amen. Amen. Bishatse kuvuga ngo igihe cyose iyi mpano yo gusenga Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be bazamuka umusozi abasigaho gatoya kuko yari agiye gusenga aragaruka arababwira ngo munaniwe no kubana nanjye isaha imwe. Imana ishimwe. Kuko bari bagiye gusenga. Imana ishimwe. Gusenga bihindura ibintu. Gutitiriza Imana bijya bikwinjiza mu mugambi mwiza. Gusenga bijya bikwinjiza aho utari kwinjira. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga ngo iyo umubyeyi yatitirije Imana yari ingumba arabyara. Iyo umubyeyi yatitirije Imana yari afite ikibazo. Imana ishimwe kiremera. Amen. Haleluya. Amina. Mukunde gusenga Imana ibindi byose ni ubusa. Nabonye Imana ikomeye. Nabonye Imana ijya yubura amateka. Nabonye Imana ikora imirimo ariko biterwa nuko wagiye imbere y'Imana ugaca bugufi. Ntabwo ujya gusenga uyu munsi ngo byanze ahubwo komeza imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ugende ujya imbere y'Imana n'umutima wawe wose utitiriza Imana uyu munsi nibidakunda ejo usubireyo bizemera.
biremera. Imana ishimwe. Ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona. Imana ishimwe. Ntabwo ari igitindi, uko wasenze niko Imana ikwiyereka. Njyewe ndi umugabo wo kubihamya. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, uwa kane, wa gatanu sinacika intege, ariko nagiye mbona Imana. Haleluya. Nta zahabu n'ifeza mfite, ariko ndikura mu gusenga. Haya bini tayi. Imana ishobora byose. Wa musore wa mugabo we, Imana ishimwe abaduteza amatwi. Umwanzuro ni ugusenga. Mwegera Imana musenge, Imana izatugirira neza. Nimutitirize nawe Yesu akugire neza. Nabonye Imana ikingura amarembo. Iyo wasenze neza ibintu biremera. Iyo wasenze urugi rwijyanamo. Iyo wasenze ibitashobokaga biremera. Imana ishimwe. Titiriza nawe Yesu akugire neza. Twagiye tubona batitirije Imana mu batubanjirije biremera. Ana yatitirije Imana. Aleluya. Aratitiriza ntiyacika intege. Mukeba wamukina ku mubyimba. Ibyo byose Imana yari yarabyemeye. Aleluya. Aratitiriza agira ngo atitirize. Ntabwo byananiye Imana kuba yabikora. Haleluya. Turagira ngo ibanze irebe ubushake. Imana ishimwe. Iyo ufite ubushake, aleluya, mu gusenga ugatitiriza Imana, Imana irabikora. Turababwira ibyo tubona, ntabwo tubabwira ibyo tutabona, ntabwo tubabwira ibyo Imana itadukorera, ariko bishaka uko wagiye imbere y'Imana kazana umutima ugaca bugufi. Imana iyo waje imbere ikintu cyose iragikora. Anaratitiriza Imana, imugirira neza, imuha umwana. Yari amageze mu zabukuru, ariko ntiyacitse intege. Imana ishimwe. Mu zabukuru imyaka 90, tekereza ninde wari wagira muri iyo myaka. Ariko yaratitirije kuko yarazi ko Yesu afite imbaraga. Yarazi ko ari Imana ikura mu bugumba abana bagatamba mu buga. Yarazi ko ari Imana yugurira inzira. Imana ishimwe. Yari Imana. Yarazi ko nasenga asengana umwete. Bavuga ngo yasinze, ariko kuko yari afite intego. Imana ishimwe. Haya bini tayi. Iyo ufite intego ugiye gusenga, icyo wajyanye Imana iragikora. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona. Imana ishimwe. Haleluya. Reka mbabwire Imana irakora. Mukingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ashatse abona, agakomanga agakingurirwa. Ntabwo wakwicara iwawe uzwe ngo ibintu bizizana. Imana niba yarakubwiye uriya mwaka 2020 birashaka 2021 titiriza aya mezi turi mutitirize. Uko watitirije Imana wayishatse. Haleluya. Nikimana ikuzana, nikimana ikugurura amarembo. Ndi umugabo wo kubihamya. Gusenga mbeshejweho n'abana 12 ari ugusenga Imana. Bari mu mujyi wa Kigali turarya kubera gusenga. Imana ishimwe. Mwababyeyi mwe, abazungu, abirabura, nimusenge. Baswadi yacu no gusenga, tubaha Imana. Ijya yimura imisozi narayibonye. Kaya bini tayi. Ndi umugabo wo kubihamya. Ni data wa twese mwiza. Shyira amavi hasi. Umubyeyi ajya gusenga afite ikibazo cyamuzengereje, kukaraga agapfukama, bagahamagara Imana ikabikora. Imana ishimwe. Nabonye gusenga. Gusenga bizana ibintu byose. Gusenga bikingura ijuru. Gusenga bituma umenyekana. Gusenga bikuraho imisozi. Gusenga birera imfubyi n'abapfakazi. Gusenga bihindura amateka. Gusenga bikwinjiza mu wundi mugisha. Haya bini tayi. Gusenga hari aho bikwinjiza. Gusenga bikuraho karande. Gusenga bituma uhishurirwa. Gusenga haya bini tayi bituma ugera aho utakwigeza. Gusenga bituma abana bagira ubwenge. Gusenga bituma urya utari kurya. Gusenga bituma gutuza ahantu heza. Gusenga. Imana ishimwe. Mwana dukurikiye mwe, mwige gusenga. Imana ishimwe. Haleluya. Gusenga nibo. Amina. Yesu yadusigiye umurage mwiza wo gusenga. Kandi reka mbabwire, umubyeyi wasenze ntasengera. Nabonye Imana yubaka urugo gusenga. Abantu benshi bajya banca imbere, nahamagara Imana igakora. Muri data twese mwiza, ubwami bwawe nibuze. Imana ishimwe. Imana ikazamura ati nduwiteka ikimvuga. Ubwami iyo bw'Imana bwaje. Haleluya. Icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikatugota, kuko Imana igikorera mu ijambo. Imana ishimwe. Reka babwire mwige gusenga. Ibindi byose n'ubusa. Mwige gusenga. Gusenga gukingura ibintu byose. Gusenga bituma byimura imisozi. Imana ishimwe. Twige gusenga. Imana izatugirira neza. Turayishimiye Imana. Nitwa Mukansanga Jacqueline. Imana iduhana umugisha. Amen. Haleluya. Haya bini Senga nibwo buzima. Amina. Ni nayo mibereho. Imana ni urukundo. Imana ni nziza. Iyi nshuti yagiye mu gicuku cya nijoro. Igicuku urimo ntabwo nkizi.
gishobora kuba ari icy'inzara, icy'amadeni, icy'ibitagenda, icy'ibitemera, icy'ibyazinzwe, icy'ibyaboshwe, igicuku urakiza. Ariko noneho muri icyo gicuku komanga, titiriza, uhamagara ubwami bw'Imana, burahanyura bukure ibishaje mu nzira, bureme ibishyashya. Imana ishimwe. Turabakunda rero, reka dusenge Imana, tugusabira Imana imbaraga zo guhindura isengesho wasengaga. Icyanyuma sorezaho ni ukugira kwizera. Uyu ni umubyeyi rero w'umunyamasengesho, reka asenga Imana. Mana data twese wo mu ijuru, Haleluya, Imana y'amahoro, ndafashijwe, Imana ishoboye byose, ndanezerewe, Imana yaturemye turi intumbi duhumekeramo tuba bazima. Ijambo ryarambwiye mu itangiro ngo twari umukungugu, ariko twitegereze, aleluya, uduhumekera mu mwuka, twongera dusubizwamo ubuzima. Turagushimye taya bini tayi, igitondo cyiza cy'umugisha, nyemerera Uwitekanye n'ingabo, abari bacitse intege wongere ubavomerere, abari taya bini tayi bagushijwe n'amasezerano, abari barambiwe bavuga ngo basenze igihe kinini, niwongere umanura andi mavuta, niwongere ubahembure. Taya bini tayi mw'iki gitondo, hembura ababyeyi, hembura abagabo, hembura abazungabirabura, abakunda gusenga, tubasabiye izindi mbaraga mu izina rya Yesu. Izina rifite ubutwari, ijambo ryimura imisozi. Taya bini tayi, reka Uwitekanye n'ingabo, haleluya, amaraso yawe aherekeze iri jambo, amaraso yawe aherekeze iri jambo mu izina rya Yesu. Mana ubaha imbaraga mu izina rya Yesu, ubigishe gusenga. Taya bini tayi, muri ibyo uzongo nzahagara ku munara wanjye, umaze ndindire numva icyo umbwira. Imana ishimwe, mwemerera bahagarare ku munara, abari bacitse intege wongere ubagwizirizemo izindi mbaraga, wongere ubakanguze ibisibe byo gusenga, wongere ubiyereke kuko uri Imana. Komeza ubane natwe cyane, abumvishije Mana aya magambo meza, taya bini tayi, Mana ubaha umugisha. Ndumva hari icyo ukora mu mitima yabo, taya bini tayi, ndumva uri kugenda, ndumva hari icyo uri gukora, taya bini tayi, ndumva uri kumenagura, ndumva wongera ubahembura, ndumva imitima yabo yongera kugira haleluya. Inzara n'inyota, radi syndrome, batari bafite ikimenyetso, wongera ubashyireho ikimenyetso. Abari bacitse intege, aho umutima utera imbaraga, mwuka w'Imana umwe watubwiye ngo basige umufasha w'umwuka we, yongera bagaragareho. Uwitekanye n'ingabo, ubashyire mu bwami bwawe. Mana ishimwe, reka iki gitondo bakugireho umugisha, ababyeyi bakugireho umugisha, abana batoya, abagabo mwami bakugireho umugisha. Ubahe data wa twese inkoni bicumbagiraho mu bunyereri mwami. Haleluya, urakoze mu izina ryawe Yesu, amina amina. Nibyo bakunzi bamukarye. Jacqueline ni umukozi w'Imana kandi ni umunyamasengesho. Rero ndamubararikiye ku bantu mukunda amasengesho. Rero reka atange nimero yiwe, wifuza ko mwajya muzamurana mu isengesho. Ndamubatuye kuko nge muzi igihe kirekire, kuva ndi umukobwa. Ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi nkunda, ni ukuri ntabwo namutakaza, arabizi nawe. Hari urugamba rurerure twagiye turwananamo. Reka atange nimero ya MTN kugira ngo abe nafatikanya gusenga. Imana ibahe umugisha. 0788 56 57 963 0788 56 57 963. Imana ibahe umugisha.